Uko washyira password kuri application ziri muri telefone yawe. Nk'urugero hari ukuntu umuntu agutera telefone akubwira ko agiye guhamagara, wamara kumutiza telefone yawe kugira ngo ahamagare nkuko yarabikubwiye ugasanga injiye muri application zawe ziri muri telefone. Nk'urugero ugasanga afunguye Facebook, Instagram, WhatsApp n'izindi application ziri muri telefone yawe. Rimwe na rimwe ugasanga amenya amabanga ari muri telefone yawe kandi mu by'ukuri bitari ngombwa. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo uzajya ukoresha application zawe zose zo muri telefone yawe ugashyiraho password ku buryo umuntu utazi iyo password na application nimwe azajya afungura muri telefone yawe. Nkuko uri kubibona ngiye yo funguye WhatsApp urabona bahita banyaka password. Nk'urugero umuntu afunguye WhatsApp yanjye bamwaka password yamunanira akahita yivumbura akahita bireka. Waba warize cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga nureba iyi video ukayirangiza ufite ubushobozi bwo gushyira password kuri application zawe ziri muri telefone yawe nta kintu na gito yabigusabye. Tuzatinze mu bintu byinshi reka ngore uko bikorwa. Ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze liking video kore subscribe niba utarayikana nifite ikindi kibazo cy'inyunganizo ubisigaho muri comment ndahita nkusubiza. Rero iyi video irimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ndakora ku buryo washyira password kuri application zawe zose ziri muri telefone yawe. Icyo ni icyiciro cya mbere. Hanyuma icyiciro cya kabiri ndakora ku buryo wayikuramo mu gihe utakibishaka. Nk'urugero wamaze kurambirwa iyo password yenda ushaka nko kuyihindura cyangwa ushaka kuyikuramo burundu. Tuzatinze mu bintu byinshi reka ngore uko bikorwa. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora urafungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone ukoresha. Ukimara kuyifungura rero tuzana muri search hano munsi. Ukimara kuza hano muri search hano munsi rero tuzana muri search hano hejuru. Ukimara kuza hano muri search hano hejuru rero wandikamo AppLock. AppLock. Urandika nguku nguku ukimara kwandika nguku nguku rero ukora kuri ita ahangaha. Ukimara gukoraho urategereza gake, ukimara gutegereza gake rero wisanga kuri taburo imeze ukunguku. Ukimara kurigera kuri taburo imeze ukunguku nta kintu rero ukora, urascrollinga gake uhita ukora kuri application iyi ngiyi ngweretse urayikoraho. Ukimara kuyikoraho kuko wewe biza kuba ari ubwa mbere urayistara banze ujye muri telefone yawe. Ikimara kujya muri telefone yawe nta kintu rero ukora kuri open uyifungure. Ukimara gukora kuri open rero tugera kuri taburo imeze ukunguku we nta kintu rero ukora hano handitse start now ahangaha. Ukimara gukoraho urategereza gakeya. Ukimara gutegereza gake rero wisanga ahantu hameze ukunguko. Rero hano hantu urakereya password uzajya ukoresha kuri telefone yawe ku buryo umuntu azajya afata telefone atazi iyo password azajya yikugarurira nta kintu na gito yamenye kuri telefone yawe. Nk'urugero urashyiramo password ushaka kuzajya ukoresha kuri application zawe nyine bo washyizeho password. Nk'urugero reka nakiremo iyi password nk'uku nguku. Ukimara gushyiramo rimwe bahita bagusaba kuyisubizamo bwa kabiri nanone urongera ukayandika. Ukimara kuyandika nta kintu ukora no handitse save hano munsi uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukoraho itugera hano hameze ukunguko. Ukimara kugera hano hameze ukunguko we nta kintu ukora no hejuru hano handitse okay ukoraho. Ukimara gukora rero bahita bakwereka application bagiye kwita bashyiraho iriya password. Nk'urugero urabona zino application eshanu ziravivuye gusa utayishaka uyikoraho nk'uko kakahita kivanaho waba ubishaka akahita ukora kakahita kaguma. Nk'urugero twebwe reka tube turokinze izi eshanu izi ngizi kugira ngo zirokinge nta kintu ukora no munsi hano handitse lock ahangaha. Ukimara gukoraho uhita ukora hano handitse okay. Ukimara gukoraho korongera ugakora okay. Ukimara gukora okay utugera hano hameze ukunguko. Ukimara kugera hano hameze ukunguko we nta kintu ukora uhitamo application ushaka kurokinga nanone gushyiraho password. Nk'urugero reka fatire kuri Facebook dore ngiyi ukora kuri kano kantu kameze nk'akagufuri ukoraho. Ukimara gukoraho rero nta kintu ukora utugera hano hameze ukunguko. Ukimara kugera hano hameze ukunguko urabona hano hambere barimo badusaba gushyiramo email kugira ngo nitugire ikibazo tukibagirwa password tuzabona uburyo duhindura password boresha agakode kuri email yacu none tugada duhindura password mu buryo bworoshye. Rero udashaka gushyiramo email yawe nta kintu ukora kuri kano kantu kari hano hejuru akangaka ugakora. Ariko twebwe reka dushyiremo email kugira ngo wereke uburyo bikorwa kugira ngo nibagirwa password uzabashe kuyihindura. Uhita ukora hano handitse recovery email ahangaha. Ukimara gukora hano rero uhita ushyiramo email yawe ukoresha uri muri telefone yawe. Nk'urugero ngiye reka shyiremo iyi ngiyi. Ukimara kuyishyiramo uhita ukora handitse next. Ukimara gukora next bahita bakwereka email ziri muri telefone yawe uhitamo ya email n'ubundi wari umaze gushyiramo uyikoraho ukayivivura. Ukimara kuyivivura nta kintu ukora handitse okay ahangaha uri kuhabona. Ukimara gukora kuri okay uhita ukora handitse confirm ahangaha. Ukimara gukora kuri confirm uhita ukora ahangaha okay nanone. Ukimara gukora none uhita utangira gushyira password kuri application ushaka gushyiraho password. Nk'urugero twebwe reka dufatire kuri iyi WhatsApp iyi ngiyi uyikoraho. Ukimara gukora urabona ko isiba locked uhita ukora yenda no kuri Facebook nawe urabona ibaye locked. Yenda tuhite dukora no kuri YouTube nawe urabona iyi siba locked. Ukahita ukora yenda no kuri TikTok nawe urabona isiba locked. Rero uragenda ugafata application zawe zose ushaka gushyiraho password ukagenda uzishyiraho password ziba locked. Urabona n'ubu ngubu nkoze kuri WhatsApp igenda iba locked.
urabona niyo nkoze kuri file iba locked, urabona uri kubibona. Noneho rero ushaka kumenya izo washyizeho password uhita ukora hano handitse locked, ahangaha uri kuhabona ukoraho. Ukimara gukoraho ubu ni application nashyizeho password. Rero ugenda ushyiraho password unyuze hano hambere, washaka kumenya izo washyizeho password ukaza hano ha locked, uri kubibona nk'uko nguko. Izi ngizi uri kubona hano, izi nizo nashyizeho password, izi na password ziriho. Rero wowe uhitamo application z'ingenzi ushaka gushyiraho password ukazishyiraho password. Noneho nk'urugero twebwe noneho tugiye kureba ko twashyizeho password bigakunda. Urava kuri iyi application, ukimara kuva kuri iyi application twebwe tugiye gufungura noneho TikTok yacu. Wabonye ko twashyizeho password, noneho turebe ko batwaka password. Urabona afunguye TikTok tayari, urabona nyimara kuyifungura urabona bahise basaba password. Nk'umuntu afashe telefone yawe atazi password wakoresheje, bahita bamusaba password akahita yivaho nta kintu na gito yamenye. Yena nk'urugero nanone reka dufungure YouTube, reka tuyifungure turebe. Naho urabona tukimara kuyifungura bahise badusaba password. Rero kuko wowe uzi password yawe tuyishyiramo, ukimara kuyishyiramo ihita itangira gufunguka nk'uko nguko. Ikimara gufunguka nyine uhita ureba ibyo ushaka kureba ukahita ubireba. Urabona imaze gufunguka nk'uko nguko. Dore ni video nayo nateguye mbere ku buryo wakora cartoon ukoresheje telefone yawe. Dore ngiyi ushobora kunyarukira kuri YouTube channel twa Etienne Tech ukahita uyireba kano kaya. Dore ngiyi iri hano mu nsura yitwa uyibona aho mu nsura yitwa. Hariho n'izindi video nyinshi z'ubwenge, niba video uyibonye wasura channel yacu ukahita ureba zino video nyinshi ziriho z'ubwenge, ukahita ureba uburyo wakoresha telefone yawe mu buryo bwiza kandi akugirira umusaruro. Nk'urugero nanone reka duhite dufungura iyi file iri hano hejuru. Naho urabona bahise badusaba password. Urabona igice cya mbere tumaze kumenya uko wakiraho password. Noneho tugiye ku gice cya kabiri nkwereka uburyo wayikuraho utakibishaka. Nk'ubu nk'urugero urabona kuri file hariho password, hano hose twashyize password. Noneho tugeze muri kakanya ukeneye kubikuramo. Rero kugira ngo ubikuremo nta kintu uzahita ukora, uzahita ufungura application yawe iyi ngiyi ya AppLock. Dore ngiyi aho ngiye nayishyize. Ukimara kuyifungura uzahita ukora handitse allow. Ukimara gukora allow ukifungura nayo bahita bagusaba password, uhita ushyiramo ya password yawe. Ukimara gushyiramo password yawe tugera ahantu hameze ukungugu, nta kintu uhita ukora handitse locked ahangaha. Ukimara gukora kuri locked, iyo ushaka gukuraho password ukora kuri kano kantu kameze nk'akagufuri ukoraho. Ukimara gukoraho uhita ukora hano handitse unlock ahangaha uri kuhabona. Urabona iyi sivaho. Nanone ukahita ukora kuri file yenda nk'urugero niyo tugiye gukoraho password ukoraho, ukahita ukora unlocked. Urabibona ugategereza gakeya. Ukimara gutegeza gakeya urabona nayo ihise ivaho. Uyenda dufate na Facebook turebe, ukoraho. Ukimara gukora ukahita ukora hano handitse unlocked ugakoraho. Urabona nayo isivaho byoroshye. Urabona nk'urugero dusubiye kuri application bisanzwe, urabona dufunguye file yacu, urabona ihita ifunguka na password badusabye. Ariko urabona ko kuko YouTube tutayikuyeho, urabona ya password iracyarimo. Noneho ngiye gukwereka uburyo wayikuramo burundu muri telefone yawe. Ya application ukaba uyimye access ku ma application yari muri telefone yawe. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzahita ukora kuri application yawe uyigumemo. Uzahita ukora kuri application yawe ugumisheho urutoki. Nk'urugero urabona dukozeho. Ukimara kugumishaho urutoki bazahita baguha amahitamo abiri. Wowe nta kintu uzahita ukora hano hambere, hano handitse app ifo ahangaha. Ukimara gukora kuri app ifo nta kintu uzahita ukora hano handitse storage cache ahangaha. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora handitse clear cache ahangaha. Ukimara gukora ukazahita kamera nk'uku nguku. Kakimara kumera nk'uku nguku nta kintu uzahita ukora handitse manage space ahangaha. Ukimara gukora uzahita ushyiramo ya password ukoresha, uzayishyiramo. Nk'urugero urabona nyishyizemo. Ukimara kuyishyiramo bizahita bimera uku nguku. Nta kintu uzahita ukora hano hambere handitse clear cache ukoraho. Ukimara gukoraho urabona bise nako kahise kamera nk'akivivuye. Nanone ukahita ukora hano munsi ukozaho urutoki. Ukimara gukoraho urutoki ukora hano handitse kuri no jambo ritukura iri ngiri ukoraho kiriya uhita ukoraho. Ukimara gukora nk'ibi ngibi umaze kubisoza nk'uku nguku, application zawe zose ziba zavuyeho password. Iyi application ni nkaho nta kintu bikimaze muri telefone, ushatse wahita ukora uninstall. Rero nuko nguku washyira password kuri telefone yawe, kuri application ziri muri telefone yawe, ni nuko nguku wazikuraho mu gihe utakibishaka. Rero aka kantu nakubwenye niba kagufashije bimbwira muri comment. Ikindi kandi niba hari n'undi muntu uzi iyi video yagirira akamaro imbusangize kugira ngo namenye kano kantu, urabona ko kano kantu ari akubwenye. Ciao dusubire muri video ikurikira. Ngiyi ndasubiza ikibazo bo wambajije muri comment. Gusa niba ari gusiga ukoze subscribe.